Ndabasuhuje mbifuriza igitondo cyiza abakunzi ba Radio Salusi mwebwe mudukurikiye muri hirya no hino abatwumva ku mirongo yacu ya FM 97 n'ibice 00 FM ndetse n'ababasha kudukurikira mu bundi buryo hari n'ababasha kudukurura ku murongo w'ijana na rimwe n'ibice 9 hari abatwumva banyuze kuri application ya TuneIn. Reka mwese mbasuhuze mbifuriza igitondo cyiza ababana natwe kandi mu buryo bw'imbuga nkoranyambaga social medias namwe mbifuriza igitondo cyiza. Nitwa Christophe Uwizeyimana ningewe muri kumwe kuri micro ariko ndi kumwe n'abatumirwa tugiye kuganira mu kiganiro kiri bumare hafi isaha tuganira ibintu by'ingenzi. Uyu munsi turi mu gihe cy'iminsi 100 twibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, uyu munsi mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda ni Huye campus ihuye. Naho baribuka ku nshuro ya 32 genocide yakorewe abatutsi mu 1994 by'umwihariko mu cyahoze nyine ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu munsi ni kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Hano muri studio ndi kumwe n'abatumirwa, ndi kumwe n'umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, ni Kabagambe Ignatius. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane kandi bakunzi ba Radio Salusi banayiteze amatwi kuri iyi saha nabo ndabashuje. Yego. Turi kumwe kandi n'umunyeshuri wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye akaba yitwa Akariza Charity. Tubahaye ikaze muri studio za Radio Salusi. Murakoze cyane. Namwe muduteza amatwi rero twizera neza ko mu rushinge rwanyu nta kurutirimura tugiye kuganira twinjira mu kiganiro cyacu Kabagambe. Uyu munsi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye hari igikorwa cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi 1994 by'umwihariko muri kaminuza y'u Rwanda. Ndagira ngo mutangire muduha ishusho y'uyu munsi uko uteguye. Ni bituzanye hano kugira ngo tuganire ku byo kwibuka ku nshuro ya 32 nka kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko mu ishami ryacu rya Huye ahahoze hari National University of Rwanda, kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mu mwanya saa 4 umuhango uratangira uze gusoza nka saa 6 n'igice. Abantu baratumiwe kandi tuzi ko bari buze n'abanyeshuri bacu bo muri Huye campus bose baraba bahari abenshi. Umushyitsi mukuru ni Chief Justice Donatille Mukantaganzwa. Abayobozi ba kaminuza baraba bahari n'abandi bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu baraba bahari. Ariko umuhango w'uyu munsi nk'uko bimaze igihe bigenda ubanzirizwa n'ijoro ryo kwibuka. Twari turi kumwe nawe nyago ndetse na Kariza buriya yari ahari nubwo ntamubonye. Urugendo rwo kwibuka rwatangiriye muri campus, abantu bakaza mu mujyi bagasubira ku rwibutso aho umuhango wabereye w'ijoro ryo kwibuka watangiye nka saa 11. Abantu rero baganiriye indirimbo zo kwibuka, imivugo, gusoma amazina ya bamwe mu baguye hariya ndetse banahashyinguye, ndetse n'ubuhamya wavuze bukomeye cyane, bukomeye bwiza bwumvikana bwa Assumpta. Nkuko twese twabyumvise uriya damu yitwa Assumpta ni umukobwa ukora muri Ecobank. Ukurikije
ibintu yavuze, ibintu yanyuzemo, namureba akavuga, nkareba ukuntu avuga atuje, nkareba ukuntu avuga adategwa, usibye ko yageragaho yabaye nka kabiri, kananirwa kwihangana akarira nk'amasegonda 30, ariko wibaza ukuntu umuntu wanyuze mu bintu nka biriya yatubwiye abasha kuba yemye ahagaze kuriya ari muzima, ndetse avuga amateka ku buryo yanasoreje ku butumwa bwubaka bw'icyizere, ariko ni icyizere n'ubundi cyatanzwe n'ababohoye igihugu barokoye abarokotse. Ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda nubwo kiriya gihe rwapfuye, ariko ntirwapfuye ngo ruhere ngo ruhambwe, rwarazutse. Niyo mpamvu ubu ngubu tumeze nk'uko tumeze, uko twibuka ku nshuro 32 u Rwanda rutekanye rutera imbere, ni ukubera ko twanze guheranwa. Ni nayo mpamvu tuba tubisubiraho mu kwibuka kugira ngo tutazibagirwa, hato bikaba byabyara ko byasubira ukundi. Murakoze cyane. Ngira ngo hari icyo mukomojeho ku buhamya bwatanzwe n'umubyeyi Assumpta n'umukobwa, byango mu byo yarayagarutseho ku mugoroba yagaragaje uburyo bamwe mu bari abanyeshuri bagenzi be mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu gihe cy'itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi no mwishyirwa mu bikorwa, bagenzi be bari bijanditse muri ibyo bikorwa batoteza bagenzi babo. Ndagira ngo mugaruke ku ishusho y'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda kiriya gihe muri iriya myaka. Kaminuza nkuru y'u Rwanda icyo gihe byari bimeze gute? Ni izihe ngaruka, nihe image cyangwa se ishusho yaje gusiga nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994? Kaminuza nkuru y'u Rwanda yari kaminuza igihugu cyari kiyobowe na Habyarimana na Emerende n'andi mashyaka amwe bafatanyaga. Leta yateguye jenoside niyo leta yari iyoboye igihugu ku gihe kirekire. Ngira ngo leta ya Habyarimana yagiyeho kuva muri 73. Kaminuza nkuru y'u Rwanda rero ntabwo yari yihariye ibyo wakwita an independent organization, ku buryo ibyaberaga mu gihugu byakorwaga n'ubuyobozi, byigishwaga n'abanyapolitike, iyo yakabaye itabirimo. Ni nk'uko kaminuza y'u Rwanda ubu ngubu National University of Rwanda nayo buriya public academic institution, ariko ni y'u Rwanda, kuvuga ni y'u Rwanda yitwa public institution, academic institution, no kuvuga igendera kuri politike y'uburezi bwa guverinoma y'u Rwanda iriho ubu ngubu. Ibyo uzabona bikorwa neza, byigishwa neza, ntabwo ari umwihariko wa kaminuza y'u Rwanda, ahubwo n'ibyo ivoma mu buyobozi bwa leta, muri minisiteri bihagarariye y'uburezi. Rero ntabwo waba ufite kaminuza nkuru y'u Rwanda mu gihugu kiyobowe nk'uko u Rwanda rwari ruyobowe mbere ya 1994, politike y'ivangura, politike yaje kuvamo jenoside yakorewe abatutsi, ngo wibaze ko university kaminuza nkuru y'u Rwanda itajya kubigiramo uruhare, kuko nk'uko n'ubu ngubu hari abayobozi benshi bari mu nzego zitandukanye za leta baba bava muri kaminuza y'u Rwanda ubu ngubu, na kiriya gihe abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu babaga baravuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ni ukuvuga n'abari bahari icyo gihe bari basangiye ibitekerezo, abenshi muri bo bari basangiye ibitekerezo n'abari abayobozi mu nzego za politike z'igihugu. Rero ntago bitangaje, kuko n'ubundi abacurabwenge ba jenoside bari abahanga, bari abantu bize. Hari abibaza batari ko ubundi buriya umuntu iyo yize ko aba afite icyizere cyo kubaho kirenze kuba yakwica mugenzi we ngo abone kubaho. Byagenze gute? Uko byagenze ni uko nguko, wenda turakomeza tubiganire, ariko jewe ntabwo
byantangaje cyokora hari ikintu cy'umwihariko kitari wenda kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda gusa. Icyo gihe jenoside yakorewe abatutsi umuriro wayo muri Butare wabaye inkongi kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane. Theodore Sindikubwabo abanje kumanuka na Prime Minister Jean Kambanda baje ko babonaga hano bitarafata intera bifuzaga. Sinzi icyabiteye ibyo ngibyo, niba wenda harimo iyo sano yuko hari intellectuals benshi batinze kujyamo neza, ariko byarangiye bagiyemo, abanyeshuri babigiramo uruhare, urubyiruko rubigiramo uruhare, jenoside ba muri Butare nkuko yabaye no mu gihugu ahandi hose. Ku rundi ruhande turi kumwe n'umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda. Iyo turebye ya mateka, ayo mateka ashaririye yagenjeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ababigizemo uruhare nk'uko yabivugaga harimo abiyo bafatwaga nk'intiti bigaga muri kaminuza. Charity, ndagira ngo tubwire nk'abanyeshuri uyu munsi biga muri kaminuza, ayo mateka ashaririye muyiga miki, muyakuramo iki, abasigira iki kugira ngo tuzabone u Rwanda rwiza, kugira ngo tuzabone u Rwanda rw'abanyarwanda bimakaje ubumwe, bimakaje ndi umunyarwanda? Yego, urakoze cyane Christophe. Uyu munsi iyo turebye amateka yacu, igihe cyashize ukuntu byari bigoye, haba kwiga ku ruhande rw'abatutsi, haba no kubaho byari bigoye. Uyu munsi tukaba tubona impinduka, twe turi kwiga neza, hari abantu benshi bari kubaho neza. Uyu munsi tubona amateka yacu agomba kuduha umukoro wo kugira ngo dukomeze kubaka cyangwa se gukomeza ubumwe. Uyu munsi turi kwigishwa, kirya gihe byari bigoye ku ruhande rwa politike yatwigishije nk'abanyeshuri, tubibamo urwango, kandi ari twe twari kuzana urumuri cyangwa se ishusho nziza, cyangwa tukaba ari natwe tugira mu ruhare mu kurwanya iyo ngengabitekerezo kirya gihe. Ariko uyu munsi turi kubona itandukaniro, ariko kirya gihe politike yari yarigishije inabafasha gushyira mu bikorwa ubwicanyi bwabaye kirya gihe. So nk'ubu ikintu twagakoze cyangwa se turebera hamwe nk'urubyiruko rwiga muri kaminuza ya Huye, tubona ko umunsi ku wundi ubumwe cyangwa se n'inyigisho tugenda duhabwa mu mashuri twakabaye tubifata tukabishyira mu bikorwa, haba ubumwe, kandi nkeka ko bimaze kugaragara ko ubumwe buhari, haba mu buryo tubanye, haba uburyo twigamo, haba uburyo tubana, haba mu mahostel na hose, bigaragaza neza ko turi ku rwego rushimishije. Aha, murakoze cyane. Ngira ngo umuvugizi wa kaminuza yigeze kubikomozaho, icyari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Bamwe mu bari bayoboye igihugu ubwo jenoside yakorewe abatutsi yategurwaga igashyirwa mu bikorwa, bamwe bari barayizemo, abandi bayigamo, abandi bayigishamo. Aha, yego. Abo bose bagiye bagira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi, bica bagenzi babo, bica n'abandi, ndetse banagira uruhare mu kwica abatutsi hirya no hino mu gihugu. Kaminuza byagezeho, nubwo ngarutse no ku buhamya bwa Assumpta, bamwe mu banyeshuri bayitakariza icyizere bavuga bati, hari n'uwanditse igitabo ngo nanze kaminuza.
ariko uyu munsi kaminuza yari yubatse ku buryo iyo urebye University of Rwanda uyu munsi harimo abanyeshuri barenga 30,000 havuyemo abahanga uyu munsi nibo bari kugira uruhare mu kubaka igihugu cy'u Rwanda. Ni gute kaminuza yikuye muri urwo rwobo uyu munsi ikaba yarabaye kaminuza y'u Rwanda kandi itanga icyizere? Ntabwo kaminuza ariyo yahikuye, kaminuza yahakuwe igihugu kiyobowe na RPF Inkotanyi. RPF Inkotanyi nizo zabohoye igihugu, nizo zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi. Nyuma yo kuyihagarika, Inkotanyi zimakaza politike y'ubumwe n'ubwiyunge. Jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga n'abahutu b'intagondwa. Politike ya RPF Inkotanyi ari nayo ikiyoboye iki gihugu yanze gukomatanya kuko ntibyajya kuramba nta nubwo byari bikwiye ko abitwa interahamwe, abitwa abahutu b'intagondwa yakomatanya ikavuga ngo abangaba n'abavandimwe babo tubarebe kimwe, kuko RPF no kuva icyo gihe n'icyo gihe kuva 90 kugera 94 cyangwa no kuva mbere gato ya 90 hari harimo abahutu, hari harimo abatutsi. No kuvuga ngo n'ubundi yo kuva kera na kare yari ifite politike y'ubumwe bw'abanyarwanda. Nibyo rero byaje kugaragara na nyuma, kuko mu gushishoza kwayo no mu muntu bwayo yabonaga ikibeshaho abantu, ikibeshaho igihugu, ikizabeshaho u Rwanda na mbere y'ubukoroni. Nyuma y'ubukoroni baraje barabizambye. Ubumwe bw'abanyarwanda nibwo bwajyaga kubaka u Rwanda tubona ubu ngubu, kandi tuzakomeza kubona rutera imbere. Ntabwo rero bitangaje ko kaminuza y'u Rwanda itandukanye na kaminuza nkuru y'u Rwanda, nuko ubuyobozi bw'igihugu bwungu kuva 94 bitandukanye cyane n'ubuyobozi bwakoze jenoside. Wanabirebera mu buryo bwinshi, urebye kuva independence baye, kuva abatutsi bahunze, n'igihe igihugu cyabohore ni imyaka ugereranije ingana niyo leta ya RPF n'andi mashyaka ubu ngubu imaze ku butegetsi hafi ni 31 n'ibiri. Ariko ugereranyije ibikorwa bibaye mu gihugu, iby'iterambere, ibya politike, iby'ubukungu, iby'uburezi, iby'ubuvuzi, iby'ikoranabuhanga, iby'ubuhinzi, ibikorwa remezo muri rusange, ukareba ibikozwe muri iyi myaka 32, ukareba n'ibyakozwe mu myaka 32 byayibanjirije, ni itandukaniro ni nk'amanywa nijoro. Buriya n'igisobanuro cya jenoside gifite umuzi muri ibyo ngibyo. Ubuyobozi budatekereza uburyo bw'igihugu cyabaho neza, kikabaho kitiyanduje, kitanduranyije, kitarwanye, ni ukuvuga birangira n'ubundi bishoboka ko bakora amarorerwa nk'ariya, kuko biriyangiye nemera ko byari bishingiye kuvuga ngo nitubica nibwo turi bubeho. Kaminuza y'u Rwanda rero ubu ngubu ni kaminuza y'u Rwanda rw'ubu ngubu rushya. Kaminuza nkuru y'u Rwanda yari kaminuza ya Merende ya leta nyicanye. Tujya tubona mu mashuri yisumbuye, mashuri abanza, mu bana batoye hagaragara ingengabitekerezo ya jenoside, bakigaragaza. Muri kaminuza y'u Rwanda icyo kibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside nta kigaragara? Nta kigaragara, ariko bitavuze ngo nta birerade, kuko ingengabitekerezo iba mu mutima no mu mutwe mbere y'uko isohoka mu kanwa ku rurimi. Ushobora kuyibika uyifite ntuyigaragaze kubera ko ubona udafite aho yigaragariza, ariko igihe kikagera
n'uwashobora kuba yifite kubera inyigisho, kubera ko abona ntaho ari buyisohorere, ntawe uri buyakire, iri bwamaganwe, wenda ari bunabizire, akayifunga. Yayifunga igihe kikazagera akanayirukana, ikava mu mutima, ikava mu mutwe, ikava mu mitekerereze, kubera ibyo arimo kubona byiza. Kuko iriya ngengabitekerezo nk'uko nayivuze, buriya buri n'uyifite aba yumva ari bwo buryo yabaho, ari bwo buryo yumva, ari bwo buryo bumugize umuntu. Iyo akomeje kwereka ubundi bumuntu, ubundi buzima, ubundi bwiza, akabigereranya n'ibyo agendana, n'ibyo yahawe, n'ibyo abwirwa n'abandi biherereye hanze iyo ngiyo, ageraho, birashoboka cyane ko ageraho akabita, akajyamo neza, akaba muzima, agatera, agatekana, akubaka igihugu, yaba muto nka Charity cyangwa se yaba mukuru nkatwe. Charity, ngira ngo ugeze kubikomozaho uvuga ko by'umwihariko urubyiruko rwiga mu ishami ryaho muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye uyu munsi rwateye intambwe yo kubaka ubumwe haba hagati yarwo ndetse no hanze. Ese nk'abanyeshuri mukorana gute n'andi mashami ya kaminuza y'u Rwanda ndetse n'andi makaminuza? Wenda ushobora no gukomoza no ku ruhare mugira muri community, mu muryango w'abanyarwanda hanze, mukora iki? Nibe bikorwa mukora nk'abahanga biga muri za kaminuza mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda? Yego, urakoze. Mu bikorwa tugenda dukora mu rubyiruko cyangwa se rwa kaminuza y'u Rwanda, hari kino kiganiro cyangwa se kijya gihabwa rubyiruko menya amateka yawe. Turi muri bamwe bashobora kuba uruhare benshi muri twe baboneka muri cya gikorwa kigenda kizenguruka hirya no hino mu ntara, ariko turaboneka. Ikindi kintu dushobora kuba dukora nkatwe urubyiruko rwa kaminuza cyangwa se abanyeshuri muri rusange, duterana. Akenshi hari ibikorwa bijya bibaho, harimo panel discussions zigenda zihabwa n'abayobozi bacu batubwira amateka, tugenda tugira mu ruhare muri bya biganiro bigenda biduhabwa nyine byo kugira ngo tumenye amateka yacu, kandi dukomeze kugira urukundo n'ubumwe kugira ngo twubake u Rwanda twifuza uyu munsi. Urakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiye ku mirongo yacu ya FM nabikomojeho mu gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 ku nshuro ya 32 turi mu gihe cy'iminsi 100 kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye kuri uyu munsi turibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 by'umwihariko mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ndi kumwe n'umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda Kabagambe Ignatius, ndi kumwe kandi n'umunyeshuri waje ahagarariye bagenzi be yitwa Akariza Charity. Turacyari kumwe mu kiganiro, reka dufata karuko gato cyane tuze tugaruka no kuzindi ngingo. Turacyari mu kiganiro, nabibabwiye ko ndi kumwe n'umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda n'umunyeshuri waje ahagarariye bagenzi be kuri uyu munsi mu gihe kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ngarutse umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda, nkuko mwabikomojeho bamwe mu bijanditse mu bikorwa bitegura jenoside yakorewe abatutsi n'ababigize mu ruhare, harimo abari abanyeshuri, harimo abarimu muri kaminuza. Biriya bintu uyu munsi byabasigiye irihe somo? Niki mukora kugira ngo bitazasubira ukundi? Niki mukora kugira ngo abari abahanga babe aribo bisanze mu bikorwa bibi bya jenoside yakorewe abatutsi? Icyambere mbanze mbivuge
nk'uko tubizi, nk'uko tubirimo, nk'uko tubiyobowemo, ni leta yacu yayobowe na Perezida Kagame. Mu ijambo ritari irya kera nyangwa n'ejo bundi ku munsi wo kwibuka itariki 7 nshuro ya 32, ati ntabwo bishoboka ko jenoside yakongera kuba mu Rwanda. Impamvu iroroshye, jenoside ikorwa ku bushake, ubushake bwo kwica abandi bantu ukabarimbura ku mpamvu zawe wiremeye. Ubwo leta yoboye Ntore yatoje abanyarwanda yunze bagendera kuri politike y'ubumwe bw'abanyarwanda, y'urukundo, yo gukorera hamwe, yo kureba ibindi bizanwa n'ubufatanye, ibyo abantu bapfana kurusha ibyo bashobora gupfa. Ntabwo jenoside ishobora kongera kuba mu Rwanda igihe u Rwanda rukigendera kuri politike nk'iyi ngiyi iki gihugu cyacu u Rwanda rushya kigenderaho. Ntibishoboka, kuko na kiriya gihe byashobotse kubera ko abari abayobozi icyo gihe nibo babishatse, nibo babiteguye, nibo babyiyemeje, nibo babifashe nk'igisubizo cy'ikibazo bari bafite umuntu atanasobanukirwa neza. Hanyuma bategura jenoside, hanyuma barayikora, hanyuma bica abantu, hanyuma ntibabamara, hanyuma bamwe barahonoka bararokoka, hanyuma abayikoze bisanga n'ubundi ibyo bitaga final solution byarabaye ikibazo gikomeye cyane kuri bo, nubaho bari barangara. Kaminuza y'u Rwanda irerera mu murongo wa politike nziza y'igihugu. Ubushakashatsi burakorwa, ubushakashatsi bugatangazwa, ndetse uko ibihe bisimburana tuzajya turushaho kubutangaza kugira ngo bumenyekane, abanyarwanda bakomeza bamenye ubushakashatsi bushingiye kuki. Gukomeza kuganira nabyo ni nko kwibuka, gukomeza kuganira ku mateka ya jenoside, inkomoko, ishingiro, ibyayihembereye, byagenze gute, ukuri kutazwi, abapfobya, abavuga ko itateguwe, bagakomeza bakanyomozwa. Ibyo ngibyo nk'uko bikorwa hirya no hino mu mbaraga z'ubushakashatsi butandukanye, muri Kaminuza y'u Rwanda birakorwa cyane. Ndetse hashize ngira ngo icyumweru kimwe gusa icyahoze cyitwa Center for Conflict Management CCM ya Kaminuza y'u Rwanda ihinduwe Center for Conflict and Genocide Studies. Center for Genocide and Conflict Studies, Center for Conflict Management and Genocide Studies, something like that. Now, bivuze ngo bya bindi n'ubundi Center for Conflict Management buriya n'ubundi inyigisho zayo zari ziganjemo ibya jenoside yakorewe abatutsi, kuko conflict historic y'amateka akomeye cyane ni ya jenoside yakorewe abatutsi. Ubu rero ko yarabaye Center for Conflict Management and Genocide Studies, nuko noneho birimo hagati, bigiye kujyamo hagati. Ubwo bushakashatsi rero buzajya bukorwa, amasomo azajya atangwa, bigiye kurushaho gufata indi ntera igamije gukomeza muri wa murongo wo kumenya icyabaye. Ejo Resident Principal Murefu Alphonse ndetse na Vice Chancellor nimugoroba Kayihura Didase Professor babisubiyeho, bibaza batari ko byagenze gute. Buriya kaminuza ni gute twitengushye tugatenguha igihugu, ku bundi muri kaminuza ahubwo ariho habarizwa
kwihanganirana kw'abafite ibitekerezo binyuranye ni gute twisanze aha hantu umva ati kaminuza nkuru y'u Rwanda yatengushye u Rwanda abanyarwanda abarimu cyane cyane abakuru abato bakoze ibyo bateguriwe ibyo bigishijwe ababigishije n'abarimu ababigishije n'abakuru ababigishije n'abari barize rero ntabwo ubwo bitandukanye uyu munsi ntibishobora kongera kubukundi. Murakoze cyane Charity. Uyu munsi urubyiruko ruri kuri social media by'umwihariko abiga mu makaminuza amashuri yisumbuye n'ibigo bikuru tujya tubona abandika imvugo z'urwango uzuyemo ingengabitekerezo ya jenoside bishoboka ko bamwe babivoma ku ishyiga iwabo abandi babikura ahandi tutazi biriya bitero muhangana nabyo mute nk'urubyiruko rusobanukiwe ruzi ukuri. Yego natwe urubyiruko akenshi uhura nabo ku mbuga bapfobya ejo bundi nsigaye mbona bakoresha na AI bakora amavideo berekana amakuru atariyo nko ku rugendo rwacu mateka no ku gihe cy'abakoloni bagakomeza bakanagera no kumwe n'ubwiyunge bwacu ariko bavuga amakuru ayobye we wareba utazi amateka ugahita ukora decision ariko mu by'ukuri atari gukora. So nguwo uragenda ukajya muri comment ukamwandikira ukamubwira amateka tukirinda no kubatuka kuko buriya umuntu ureba ku ruhande ari umunyamahanga se cyangwa utazi amakuru ashobora kureba akavuga ati abantu ni indiscipline ariko tureba nkatwe urubyiruko akenshi tubabwira amateka ya nyayo ukavuguruza. Ikindi hari igihe higeze kubaho icyo kibazo hirya no hino ugasanga abanyamahanga cyangwa se abandi bari kupobya hari igihe kigeze kubaho bakora hashtag igomba kurwanya abo bantu ugasanga turi benshi cyane hafi umubare munini tugahita dupostinga iyo hashtag noneho bikaza kuvanaho ya mvugo mbi yakomeje kandi twabonye biri effective byaragabanutse. Ikindi kandi mu by'ukuri kugira ngo urwanye umuntu uzanye ayo makuru atariyo utazi amakuru ya nyayo ni ikibazo gikomeye. So rero ntekereza ko cyangwa se nk'urubyiruko tugomba nyine kuba dufite ayo makuru 100% uzi amateka yawe kandi mbona ko bikorwa kabisa ku mbuga nkoranyambaga tuhagaze neza mu rubyiruko. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda mu mwanya araza kubigarukaho nyuma yuko ingabo za RPA zihagaritse jenoside yakorewe abatutsi 1994 u Rwanda rwatangiye rwateye intambwe yo kwibaka uyu munsi urugendo rw'imyaka 32 rurashize ingeri zose u Rwanda rwagiye rwiyubaka na kaminuza y'u Rwanda nuko uyu munsi hari abanyeshuri babarirwa mu bihumbi birenga 30 barimo n'abanyamahanga bamwe muri bo muri Ghana hari ababa badasobanukiwe amateka y'u Rwanda neza abo ngabo bibazo byinshi baba bafite by'amatsiko kuri jenoside yakorewe abatutsi hari wenda n'abakoresha imvugo zitarizo bitewe nuko batabizi abo ngabo mubasobanurira gute mubigisha gute mubereka ishusho ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 gute mubona bibasigira iri heso? Yego ndeka mbanze shimire wenda ku ruhare rw'abarezi bacu uyu munsi dufite abarezi beza batwereka inzira ntamateka bakayavuga uko bari. Nekereza ko nabo bigishwa ku rwego rwihariye bakamenya amateka ariko natwe badusobanurira neza ku buryo bwose. Iyo bagusobanurira neza amateka haba mu masomo tufata ubasha kumusobanurira neza ukanamwereka we ashobora kugira ubwoba akanavuga ati se iki gihugu ndimo ariko nanone tukamwereka iyo nzira y'impinduka cyangwa se ubumwe n'ubwiyunge bwabayeho tukabasobanurira neza
ukuntu uyu munsi turi igihugu kitarangwamo n'amacakubiri ahubwo turi igihugu gifite urukundo n'ubumwe. Yego. Urakoze cyane. Reka njye ku ruhande rw'umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda mu mwanya muto nari mbikomojeho nyuma y'uko jenoside ihagaritswe n'ingabo za RPA zari za RPA ni FPR zirongojwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame. U Rwanda rwariyubatse mu myaka 32 ishize, rwariyubatse mu ngeri zitandukanye harimo n'uburezi. Ku ruhande rwa kaminuza y'u Rwanda uyu munsi igeze hehe, intambwe yayigeze hehe mu rugendo rwo kwiyubaka? Naravuga ibyo noneho ubuje impamvu nakunda kwitwa nyakubahwa. Uziti nyakubahwa nde? Paul Kagame. Noneho nanjye mbe nyakubahwa Kabagambe twitirana. Reka ntago gende nyakubahwa, ariko ibyo ngibyo nanone ntago bikomeye no kwiganirira. Ikindi noneho ariko nshaka gukosora ni ya nyito navuze, ya center navuze yahoze ari Center for Conflict Management, ubu ni Center for Genocide and Conflict Studies. Center for Genocide and Conflict Studies, ubwo bivuze ko CGCS. Ubwo center uyu munsi iri gutanga iki? Uvuga ngo bya bindi ibi byo turimo, uzarebe uko tugenda uko imyaka igenda isimburana, niko u Rwanda rurushaho kugenda rukomeza gushyira imbaraga mu kugaragaza ibyabaye nuko byabaye, icyabiteye, n'icyo tugomba gukora kugira ngo bitazongera kuba. Ni witegereza uzasanga iriya ministeri ya Minubumwe itarahozeho mu gihe cya kera, uzasanga itari ifite umuyobozi n'igihe none ntiyajya kugira umuyobozi kandi idahari. Ugasanga ministeri Dr. Jean Damascene Bizimana uburyo avuga amateka, uburyo avuga uko byagenze, uburyo avuga ibyazi, ari imvugo itari hari mu myaka 10-15 20 ishize. Biriya ni ibintu byiza, ni kwerura kuvuga ibizwi byose, amateka yari yanditse ariko tavugwa yose uko ari, ababyita kuzura kaboze, abo ngabo baba bafite ikibazo. Ubona abapfobya, abahakana, bamwataka cyane. Biriya byose ni ukuvuga ngo koko nta kintu avuga kitabaye, nta kintu ahimba. Iyo udashaka kubyumva ndetse ukabyita n'amazina ukaba wanamurwanya, bivuze ngo barebye mu mutwe cyangwa mu mutima basanga harimo ipfundo ry'ingengabitekerezo. Ibyo rero nibyo bizakomeza bikorwe, kandi ndetse ariko tugana mu myaka 35, 40, 50, 100, kubera ko nukwirinda risk yuko ibyo twahahije twatsinze bishobora kongera guhembera. Umuti wabyo wa mbere no kubiganiraho, no gukora ubushakashatsi, no kubyigisha aba bato nkawe na Christophe na Charity, uko mbabona 94 ntimwari muhari. Ndabeshya? Wowe sinzi, wenda wari uhari simbizi. Ndabona ubwanwa suragira ngo bivuze ko ufite imyaka 30. Ntago mwari muhari. Ubwo mutari muhari, mutabibwiwe, mwabyirinda mute, mwabirwanya mute? Kuko ntimwabibayemo, cyokora murabisoma. Hari nibyo Charity yavuze, kwigishwa, ngira ngo nawe wabivuze, kwigishwa, kubibwira abato. Ariko twongera tukanavuga ati ariko abato namwe nimubyigishe koko, niba mwumva ko bikomeye, niba mwumva ko u Rwanda rwavuye habi,
rudakwiye kongera gusubirayo. Ntitugategereze kubyigishwa gusa, kandi noneho natwe twabyiyigisha. Wakoze gutegura iki kiganiro, ubu turi mu masomo, turi mu guhugurana. Rero kaminuza y'u Rwanda izakomeza muri uwo mujyo, ndetse ikomeze ishyiremo imbaraga zidasanzwe zirenze izejo, nk'uko u Rwanda rurimo kubikora, ndetse binagana birenga imbibi, kuko jenoside ingengabitekerezo yayo ibaye itari mu Rwanda imbere, ariko iri mu karere, iri muri DRC, iri i Burundi, buriya butegetsi bw'i Burundi n'ubutegetsi bw'i Kinshasa bose bahuriye ku gushyigikira FDLR ni abakomoka ku bajenosideri. Icyo barwanira ni iki? Kozi yabo ni genocide ideology. Nizo mbaraga niho bavoma gushaka kurwana, ni nabyo barimo gukorera abatutsi bahari. Hari n'abantu baba bavuga kubera ngira ngo politike buriya iragorana, noneho cyane cyane iyo uri i Rwanda dukuriye mu bumwe n'ubwiyunge, turashaka kunga ubumwe, kubaka ubumwe, kandi nibyo bitugejeje aha ngaha. Ndi umunyarwanda, noneho ugasanga iyo tugiye kubivugaho turavuga ko ngo abatotezwa hariya ari abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ntabwo ari abakongomani bavuga ikinyarwanda, ni abakongolese, ni abakongomani, ni abanyekongo, ni abanyamurenge b'abatutsi. Cyokora nk'uko byabaye no muri 1994, uwaba atari umututsi ari umuhutu, wakwifatanya nabo, wakwamagana ibyo, wabirwanya, nawe yahagwa. Ariko ababa batotezwa ni abatutsi, ni abakongomani b'abatutsi. Ibyo hariya ni uko nguko bimeze. Ntabwo none se FDL iri kwidatotezwa cyangwa n'abandi? So abatotezwa rero ni abatutsi, cyokora n'abakongolese. So ni byiza rero no kujya tutomora tukabivuga kugira ngo tubone uko tubirwanya. Ubwo ariko icyo nashaka kuvuga nuko uri leta ya hano irwanya jenoside ingengabitekerezo yayo, nk'uko leta yacu twese turimo, wowe nanjye n'abandi, ntabwo wakwirengagiza ngo uhumirize, ngo uceceke, ngo ubyima amaso n'amatwi ubona ibirimo gukorerwa hariya. Kuko ibirimo gukorerwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo byototera kugaruka hano, kuko abariyo barimo kubikora bavuye hano, barwana bagaruka hano, bagaruka ino, basatira u Rwanda. Ubu ngubu agakingirizo bafa ni FCM 23 zone bafashe. Ni nayo mpamvu iyo umukuru w'igihugu arimo kuvuga ati ingamba z'ubwirinzi ntituzabukuraho, ni ingamba z'ubwirinzi bw'u Rwanda, ariko bishingiye no gushyigikira abari hariya, batuma bariya batanatwegera, ntiwabatererana. Ingengabitekerezo rero irwanwa hano mu gihugu, ikarwanwa no hanze ku mbuga nkoranyambaga, tuba tubibona, turahaba, turabirwanya, ariko noneho mu buryo bufatika buri fiziko, burimo abarwana kuri tere bafite imbunda bari hariya muri Kongo. Abo ngabo rero mu mugambi dufite wo gukomeza kurwanya ingengabitekerezo jenoside, n'abakifite mu buryo burenze ibitekerezo gusa, ahubwo bafite imbunda, ibyo byose tugomba kubihagurukira tukabirwanya. Hari icyo mwari mukomojeho, ngira ngo kaminuza y'u Rwanda irimo abashakashatsi, irimo abahanga banakora ubushakashatsi bwabo, tujya tubona ku ma journals, ngo ndavuga imbuga zishyirwaho inyandiko z'ubushakashatsi, mu nzu z'ibitabo n'ibindi. Iyo tushingiye ku mateka, jenoside irategurwa, kageze igihe ishyirwa mu bikorwa, ndetse nyuma na bamwe mu bayikoze bagatangira ibikorwa byo guhakana. Mukomoje kuri icyo cy'abakongomani bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwo hagati, ni abakongomani b'abatutsi nibo bahigwa. Yego. Ariko uba iri umukongomani uvuga ikinyarwanda, bakubara nk'umuhutu, ariko bakakora kuri
uyifatanyije n'abatutsi bahariye nawe baguhiga. Yego. Bariya tujya tubona ibikorwa byo kubatoteza, bamwe baricwa ku nzira, tujya tubona amafoto n'ibindi. Nk'abashakashatsi muri kaminuza hari nk'uruhare cyangwa se hari ibikorwa byaba byaratangiye gukorwa mu kugaragaza, mu gukora documentation, kwandika binyuze mu bushakashatsi kugira ngo amahanga yerekwe bimwe mu bikorwa bikorerwa hari wenda bikumirwe, kuko tubona biganisha kuri jenoside. Utarajya no mu bya kaminuza, ariko burya n'ubundi niho bikomoka kuko biba bifitanye isano cyane. Iyo uteze amatwi Minisitiri Jean Damascene Bizimana, yego, ubona ubushakashatsi afite uko bungana ni bwinshi, ni bwinshi cyane, nibwo na doctorate nibyo yakozeho arabufite bwinshi. Tutiriwe rero tujya no kandi buriya bukora afatanyije na kaminuza zitandukanye n'abashakashatsi batandukanye, kaminuza y'u Rwanda irimo. Buriya rero akazi ko kubisakaza, kubishyira hanze mu banyarwanda, mu karere no mu mahanga, akazi ko tukarimo neza, ahubwo dukomeze kuko ni ngombwa, kuko abagipfobya, abahakana jenoside b'abanyarwanda n'abanyamahanga babafasha, harimo n'abanyamakuru, harimo n'ibitangazamakuru, harimo abazungukazi babiri nzi, umwe yitwa Judy Reva w'umunyakanada, undi yitwa Michelle Rong. Abo ni abazungukazi hamwe n'abandi bose, ntabwo ari uko batazi amateka y'ukuri, ahubwo nuko bahisemo kunyuranya nayo, kunyuranya n'ukuri, ni umugambi. Iyo rero bawugumyemo, nawe uzi ukuri, kandi uzi ukuri icyo ukuri kukumariye, uzi icyo bariya bashaka gusenya, uguma mu ngamba, ugakomeza ukubaka ubushobozi, ugakomeza ukigisha bato, ugakomeza ukabamobiliza, ubushakashatsi ugakomeza bugakorwa, ariko unazi neza ko ukuri nubwo kwaba ari ukuri 200%, hari abazahitamo kutakwemera. Akazi kawe rero, aka kazi rero urimo gukora, munyamakuru Christophe, uzagakora urinde igize imyaka 65 ritaringe, n'igihe uzaba wararitarinze ukomeze ugakore, kuko nubundi kuvuga no kwandika ntago bisaba imbaraga nyinshi cyane zo mu maguru no mu maboko, mu mutwe niho biba biri cyane. Murakoze cyane kudusobanurira byinshi. Mbibutsa ko baduteza amatwi turi kumwe n'umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda, Kabagambe Ignatius, tukaba turi kumwe kandi n'umunyeshuri waje hagarariye bagenzi be muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ni ya Kariza Charity. Turi kugana ku musozo w'iki kiganiro, reka mpere ku ruhande rwa Charity. Ni ubuhe butumwa uha urubyiruko rwiga mu makaminuza, usibye na kaminuza y'u Rwanda hari n'abandi badukurikiye biga mu makaminuza atandukanye hano mu Rwanda ndetse no mu mashuri yisumbuye, n'ubuhe butumwa ubaha kugira ngo ejo tuzabone u Rwanda twifuza, kandi u Rwanda rw'ejo hazaza ni twebwe rubyiruko, twebwe abakiri batoya, kandi u Rwanda rwa ndumunyarwanda, u Rwanda rw'abanyarwanda bafite ubumwe, n'ubuhe butumwa uha urubyiruko? Yego, ubutumwa naho urubyiruko uyu munsi wa none, hari raporo nigeze kubona kuri website ya Minubumwe igaragaza ko hafi 64% igaragaza ko urubyiruko runini mu Rwanda dufite umunsi wa none ari urwavutse nyuma ya jenoside. Ibyo rero biduha umukoro nyine wo kwiga amateka, aricyo nashaka kuvuga. Kwiga amateka ntago ari ukuntu umuntu yumva nasoma cyangwa se niyumva ubuhamya ari ibyo byonyine, ariko amateka yacu ni ukuyatangira ukanayasoza neza kugira ngo hatagira uza kugushuka cyangwa kuyobya. Hari n'ikiganiro nabonye kuri televiziyo, mbona baganiraga na Yolanda Mukagasana kuri gitabo yanditse avuga Not My Time to Die.
hari yatubwiraga ko ni umumama ukuze ariko atubwira ko uruhare rwacu nk'urubyiruko uyu munsi wa none ari ukugira ngo twandike natwe tugiremo uruhare mu kwandika ayo mateka yacu, ariko wandika ibyibuze atari gufata content nka kuri aba content creator uyu munsi wa none bashaka kurengera ugasanga yikanze ari gupfobya cyangwa se ahakana jenoside yakorewe abatutsi. Icyo ni bimwe numva nabwira urubyiruko, ariko nanone nkababwira kugira discipline no gukurikirana amakuru haba ya politike cyangwa se no mu zindi nzego zishobora kuboneka. Hari ibikorwa bya RPF bigenda bidusobanurira urugendo rwabo, gusura inzibutso bakamenya bakabona amaso ku yandi ibyo babwirwaga ko bihari. Ikindi bakitabira ibiganiro bigenda bibera hirya no hino mu Rwanda. Biranakorwa, njya mbona urubyiruko kuri wa past baba bahari nibo benshi, ariko nanone bakagira umutima n'umuhate wo kugira ngo ibyo bintu bize uwo munsi bakomeze kubisubiramo, bakomeze kubyitwararikamo, bakomeze babyumvishe neza kugira ngo bakomeze kubabera ingomezi cyangwa se ikintu cyo kubatera courage kugira ngo bubake u Rwanda bifuza kandi banasigasire ibyagezweho kuko duhora tubibwirwa. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Muvugizi wa kaminuza, uyu munsi turi mu gihe cy'iminsi 100 twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi 1994. Iyo urebye hanze haracyagaragara urubyiruko rurimo abanyeshuri ababiga muri kaminuza no yandi mashuri, haracyagaragara bamwe mu banyarwanda bakifite ingengabitekerezo ya jenoside. Ndagira ngo tugana ku musozo, nubuhe butumwa muha abanyarwanda, nubuhe butumwa muha urubyiruko yaba urwiga mu mashuri makuru na kaminuza ndetse n'ayandi matoya mu rwego rwo kugira ngo twubake u Rwanda twifuza, u Rwanda rufite ubumwe bw'abanyarwanda kandi u Rwanda ruteye imbere? Urubyiruko nabashishikariza gukurikirana cyane ubutumwa butangwa na guverinoma y'u Rwanda mu minsi yo kwibuka. Abantu babiri nkurikirana bakunze kuvuga ku byabaye. Uwa mbere ni Jean Damascene Bizimana, uwa kabiri ni Olivier Nduhungirehe. Umwe ni minisitiri ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, undi ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Abo bantu baravuga, ariko cyane Jean Damascene kubera ko we nibyo abamo umunsi ku wundi, ariko na Olivier Nduhungirehe mva iyo nshaka nanjye kugira ibyo menya ntarinzi nkomeza nsoma ibyo banditse. Hari n'abandi, hari ba Tom Ndahiro, hari n'abandi bantu bakoze ubushakashatsi bazi amateka, bazi ukuri. Icyo nashishikariza urubyiruko ni ukubikurikirana mu bushake buhagije, hagamijwe kugira ngo ibintu bibiri babimenye, babyegereze umutima. Icya kabiri babisakaze, babisangire, babivuge, babisubiremo. Bye kuba ubutumwa bw'abantu bake, bye kuba ubutumwa bw'abanyapolitike, kuko abanyapolitike bakorera abanyarwanda. Politike ikubiyemo ibintu byose by'iterambere, by'imibereho y'igihugu. Ubutumwa tubugire ubwacu, kuko buriya butumwa niyo burimo kuvuga uko byagenze. Ejo nasomaga ibyo Minisitiri Nduhungirehe yanditse kuri Twitter account ye asobanura uko byagenze hano i Butare. Abantu babikurikirana babireba, cyane urubyiruko. Ndetse urubyiruko rugira uruhare mu kubwira abakuru batabivuga bati ariko ibi bintu kuki bivugwa, tugasa naho mugasa naho mubirebera kandi ntimunahakana ko atari byo, ariko ntimubisubiramo. Nkunda gusubira mu bintu mukuru w'igihugu aba yaravuze, kubera ko
mbangamije kugira ngo ibyo yavuze byo kwibagirana, ubutumwa yatanze bukomeze busakare. Ugasanga ndetse harimo abashobora kugushinja ngo ariko kucyo uhora usubira muri ibi. None se igihe yabivugaga kutamubaje uti ibyo bintu kucyo bivuze, ubisubiyemo asubira mu by'umukuru w'igihugu yavuze, uwo nguwo aba arimo kumufasha kubaka kugira ngo ibyo yavuze bikomeze bimenyekane, bikomere, bifata intera bibi byacu twese. N'ibyaba ari abayobozi babiri mvuze n'abandi bayobozi batandukanye ntarondoye. Urubyiruko dufite inshingano yo kubivuga, kubisubiramo iyo twabyemeye. Niba utabyemeye, question, gira icyo ubaza, gira icyo ubivugaho, tanga comment. Ariko niba wabyemeye, bisubiriremo icyo babivugiye, kuko babivuze mu nshingano yo kugira ngo bimenyekane, bigira icyo bikumira, bigira icyo bitumenyesha, dutinye ibyabaye, dukumire ko bishobora kongera gusubira. Nashimye cyane umuvugizi w'umujyi wa Kigali, ni umunyamakuru mugenzi wanjye, turaba umwuga umwe, Claudine Emma, yananyuze ahangaha. Okay, good to know. Ni umwe mu bantu bake kugeza ubu batahigwaga ariko bakavuga ibyo babonye, Yego. Ni byiza ko mbona ari byiza ko narabishimye cyane, kuko aba bantu batanga ubuhamya nka nimugoroba twari kumwe n'umukobwa Assumpta. Uyu munsi buri haraza ko hari abandi batanga ubundi buhamya nkuko tubimenyereye. Mbona byaba byiza byarushaho gutanga umusaruro bagiye bajya bunganirwa n'ababonye uko byagenze, batahigwaga ndetse batari bari no mu mugambi, batari bari mu mugambi w'ubwicanyi, kandi barahari, kandi benshi. Nka nimugoroba yatubwira inkuru, ugasanga harimo abantu bakoze ibishoboka kugira ngo bahishe abahigwaga, kugira ngo babarengere. Bageraga hakanamuburira ati umva, ati birakomeye noneho iminsi 5 nguhishe, ndabona bizarangira bakubonye bakakwica, shaka ahandi ujya. Cyane ko byanashoboka ko iyo basangaga wamuhishe nawe bashoboraga kukwica. Ibyo ngibyo birumvikana. Abantu rero babonye ibyo, abantu beza, abantu ni benshi cyane. Guceceka niba ari uko ndo mu mwuga wo kuvuga witumanaho, communication, burya iyo abantu bari kumwe bataganira mu buryo buri open ku byo bazi bose, ntangira kugira amakenga niba turi kumwe 100%. Gira icyo uvuga, kereka niba uri wa muntu ubona bavuga ngo jewe ntabwo njya mbaje kuvuga, ntabwo navuga nk'akabagambe, kandi ugasanga arimo ko, ariko hari abandi bazi ibintu bashobora no kubivuga, ariko ugasanga ntabwo barimo kubyatura, kandi kubyatura ntacyo bitwaye. Kubyatura ni byiza. Ubumwe n'ubwiyunge ndi umunyarwanda turimo, u Rwanda rushyize hamwe dushaka kubaka rugakomera, ruzakomezwa cyane nuko tuzakomeza kuganira nk'abantu bashyize hamwe, hatarimo bamwe bavuga abandi bagaceceka. Murakoze cyane. Iki cyari ikiganiro kigaruka ku bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 mu cyahoze ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubu ni kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ni mu gihe turi mu gihe cy'iminsi 100 nyine twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ku nshuro ya 32. Hano ngira ngo twagize abatumirwa beza, batuganiriye byinshi, baduhaye ubutumwa bukomeye. Reka mpere Akariza Charles, reka ngushimire cyane kuno mwanya waduhaye muri iki kiganiro.
umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda Kabagambe Ignatius, reka tubashimire cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye. Murakoze cyane n'ubutaha muzadutumire. Murakoze cyane. Reka kandi nshimire abari baduteza amatwi muri mu bice bitandukanye by'igihugu, hari n'abatwumva bari hanze bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga. Namwe mwese turabashimiye cyane, kandi muri iki gihe turi mu gihe cy'iminsi 100 twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994, dukomeze twibuke ariko twibuke twiyubaka. Murakoze cyane.